undi arambwira abantu bose babonye inkuru bati Samuel ndetse yaduhurira muri association what the fuck kumbe association ndevu kwa ndevu ahubwo sana ifitemo akazi Ijambo 1 to 1 uko bimeze bite Saba cyane umeze fresh nyuma yo gukurikirana inkuru ya Sano na yaye makuru abashije kumenya Sano ndi live ariko mbere yo kuvuga sorry nari bagiye kukubwira ndi live yego na makuru yisumbuye kuyo mwatanze nigeze mbonaho gusa nuko hari umuntu wahamagaye ambwira ko imyitwarire y'uwitwa Sano Olivier yahindutse acinjira muri iriya myemerere y'abantu bita ngo ni abanyabuntu donc inyigisho z'ubuntu inyigisho zimeze nk'izigumura abantu bavuga yuko ngo Kristo yabagiriye ubuntu ngo bityo nta byaha bafite nta cyaha na kimwe wakora Imana ya yewe we komeza bakavuga bati ubuntu ngo bagatanga n'ingero aramutse afitiye nk'ideni wowe ugahura ushaka ko turwana hakaza undi muntu iryo deni akaryishyura wowe hari ikintu azongera kukubaza ni idini byerekana ko ngo Yesu yapfiriye abantu nta byaha nta umuntu azajyanwa mu ijuru kubw'ubuntu hari inkuru yari gucicikana shaka kugira ngo iyi nkuru tuyikwetioningeho cyangwa umbwiye mu murwa niba hari icyo ubibonaho ibivugwa ko uyu mugabo ahubwo se nawe ari gahunda uretse gatoya mbaze uno muntu niba abantu nanjye numvishe ngo niba mwumvishe neza ngo bizera yuko ngo urabyibuka ko mu isezerano rishya ngo bavuga ngo Imana ngo yatanze umwana wayo w'ikinege yakundaga ngo kugira ngo ngasenga dupfire ngo bakabati ngo ni buti Imana yatanga umwana yakundaga gadupfire ngo yangiza akajya ngo ibindi bintu mutubaza yego ngo yarabirangije oya iki kintu bamaze kugikubita rero nkuriya mugore ahita avuga ati ibyo nakoze byose nta kintu bimbwiye ati niyo nashakana no musore nkasiga abana n'umugabo n'iki byose nta kintu bimbwiye ngo kubera ko ibyo abantu bazambuka nta kintu bimbwiye ngo kuko ngo ndi umunyabuntu abo nubwa mbere niyumvisha iryo dini okay umusa hano hari ikintu kimwe rero gisigaye ngo uyu mutipi bivuga ko nawe ari gahunda ko afite n'umugabo muri Nigeria ajya kureba mugore imodoka ya Toyota hari amakuru abifiteho yo ejo bundi rero haraboro twahuriye hashize nk'amezi nk'abiri ariko nkabona mujama ko nari nsanzwe muzi si kwa meze uburyo avuga uburyo yitwara yego ni mafresheri ni ibisanzwe n'ubundi yari umusonga rero wa Kigali n'iki ariko nyine ukabona hari imihindagurikire yifite n'ikigoregore donc hari ukuntu umuntu ameze nk'uwitukuje kandi yarafunga afite inzobe nziza hari ukuntu ubona nyine ntabwo nabyemeza 100% ariko nyine hari ukuntu ubona uburyo umuntu avuga uburyo umuntu yitwara uburyo umuntu ameze nyine ukabona ko hari impinduka ukabona ni se muhungu noneho andi makuru namenye nuko hari bamwe mu muryango w'uriya mugore barwanyije buno bukwe batishimiye relationship yabo ari nayo mpamvu ubukwe bwabo bashaka gushyira mu muhezo ndetse ubukwe bikazavugwa ko ngo buzatahwa n'abantu 30 kandi ibyo ngibyo bikaba ari ukuri bitewe n'uko umuryango w'umukobwa ngo ntabwo wifuza ko yabana n'uyu musore biriya bintu bya invitation nibyo ko
umuryango kubera yuko umuryango w'umukobwa ngo ntabwo ukunda Sano. Kuki utamukunda? Ariko umusa wabuzi ibintu bya Sano uretse wa mugore we wamaze kwicwa mu mutwe mu bintu by'abanyabuntu. Wabuzi Sano n'umuntu wanga ntiwamugirira impuhwe. Uza amateka ya Sano umwana wanyu muri family. Ikindi kintu rero nakubwira nkasoza ko ndi ndagenda. Mufite ingero nyinshi z'abantu bagiye babana imiryango itabishaka, tuzi ko byabaye, tuzi ko byagenze. Kuri Bishop Gafaranga harimo Gafaranga nawe yari kaja n'abandi. Bino bintu ni ibintu byo kwitondera cyane kubera yuko ntabwo nabonye bavuga yuko Sano hari n'umwana afite yihakanyaho yanze gufasha. Ahubwo numva ari babiri. Umwe butuye Rubavu. Komeza. Ngo yamwihakanye. So bakavuga bati umuntu wihakanye umwana we umwe udafite ikintu amufasha, umwana we yiga mu kigo cya Ndagaswi, ayinjiye mu rugo rw'abana batatu, aba bana azaba managinga gute? Mama. Uyu mudamu makuru yo wamenye nayahe? Godfa kubera yuko ndi meze nk'umuntu uri mu rugendo. Wamanye iminota nk'icumi nkaba stable ngiye kujya muri biro ahantu fresh. Nuva mu mpamagara. Umva umusa wewe ndiyo vuze ngiye barabana ngaya n'amakuru y'abanyamakuru b'Ikigali singaba mureke haraje haje ngaye ngukore nuko bimeze ibintu ibi bya Sano na Kadete we yamaze gutera amagara. Kadete yararize papa. Kadete yararize umutipe yafashe umudiaspora ibintu yamukoze. Ba diaspora turababwirane mutwumva. Umva ngo uyu Kadete muramwibuka ariko avuze induru. Ngano no kwanga amadaimon nga y'abanyabuntu se ngo nawe yageze ngo KGL yarahageze rwose muzasanga musenge kwa Sano. Umva. Kandi nabwo niba ari ukuri gukora divorce ngange ariko reke kuzuza umutima ningana ukunguko nta kosa nakoze nta kintu namukoze ntaragututse uritora gusa kuko ugeze kuko ushaka ugaragaye neza mu bandi umenyekane nawe ubaye umuntu n'umutari utariko bizakumenya iby'ubuzima bw'ubuzima bw'ubwicanyi bidafite cumi na kabiri. Umwana w'umuntu ukorera ibi bintu uyu mugore w'umugandekazi arabizi. Uyu mugore w'umugande ngewe uriya musore yamaze kubisobanura neza. Uyu mugore bamaze nagusobanurira ubundi ikintu cyitwa ibintu by'ubunyabuntu. Ni abantu ubundi abateka mitwe bitwaza ijambo ry'Imana. Kuko babazi ko abantu bazaba judginga ubundi ni opposition cyangwa se ni solution. Ubunyabuntu bwaje ari nka solution y'abateka mitwe. Iyo umuntu yavugaga ati muri Bibiliya handitse ngo ni wite ngo kubyo nkora ngo wite ngo kubyo nkubwira. Ndashaka wumva iyi message umuntu anyandikiye ngo noneho ubwo baza kubikoresha rero kugira ngo icyo kintu bakivaneho ku iyo dute abantu bagiraga. Noneho abantu muri iyo bagere muri icyo kintu cy'uko nta kintu na kimwe nk'abana b'Imana ngo dukwiye kubazwa ngo kuko Imana ibyaha byose yabigize gute yarabyejeje ibitanze umwana wayo Yesu. Urumva ngo twagira ubuntu. Niyo mpamvu bahitamo gusambana n'abo babonye bagakora ibyo bashatse byose babonye kumva ku mutima ko nta kibazo bafite. Urumva niba ati wowe nimba uri umudivorce uri umugore wemerewe cyangwa se nimba uri umuki nimba ufite umugabo warabyaranye nimba ufite wa muziro mbundi mu ijambo ry'Imana risanzwe Imana ivuga ati ibi bintu ntago byagakwiye kubaho barakubwira ati reka ibyo byihorere Imana. Urumva wese umugabo wawe uze dushakane Imana tugira ubuntu nta kintu kimwe tugikwiye kubazwa. Tipe n'abateka mitwe bakomeye cyane. Ubwo ntanyandikiye message yego ngo defada umbabarire ntuvuge izina ryanjye. Nge Sano twarakundanye igihe kitari gito. Wowe n'umusore? Oya ni umukobwa. Ni umukobwa ndabona ari umukobwa. Twarakundanye igihe kitari gito ariko nge natekereje ko hari ibintu bimukoresha. Gute rero Sano igihe cyose nabanye nawe mu cyantandukanije nawe
yansabaga kundongora mu kibuno. God damn it. God damn it. Ntabwo umuntu yabeshya ariko se nk'abantu bakwiye nimero yanjye. Ntabwo umuntu yabeshya akwandikira kuri message. Ntabwo ibyo babibeshyemo. Ntabwo uyu none ntahandi hantu yabashakaga yaravuga ati what the fuck? Yamushaka. God damn it. Kigali nta miyaga. None se Sano abantu hatetinze nabura bazi uwo wasabye kurongora mu kibuno. Nuvango Sano yarebaga umwana w'umukobwa. Ariko asanga n'uyu mudamu nyine akunda gutanga inyuma. Akamwitegereza. Akareba uburyo ari icyuki. Agahera hejuru akamanuka. Ayangiza akavuga ati by'imbere ntago mbishaka hindukira. Ati ibyo by'imbere ntago mbishaka hindukira. Madamu ndetse mpindukire mu bike oya ngo aho niho nshaka. I'm used to that. God damn it. Hagati aho Scovia ngo ashobora kuba ari manager wa Cyusa. Ngiye kumanaginga Cyusa. Aya makuru urayafite? Amakuru yuko umuhanzi bita Cyusa watandukanye Cyusa sumwe wagiye mu Bubiligi bikamunanira. Wagiye kurongora mu Nyirasenge wa Naomi bikanga.